nzovu nzagusekura kandi nzagukubitira ahantu hishe ku buryo nta n'ahantu uzajya kundega kuko ngukubita imbere ya kamera haba hari ibimenyetso wajya kundega nzagukubita turi ahantu hishe kandi ntabwo nzamukomeretsa buriya ukuntu ukubita umuntu uburyo nzovu ari kumbangamira cyane wenda yaka mbabarira aho ngaho tuze kuva araneranye cyane ku rundi rwego rwo hejuru aneranye aguteranya gute nzovu ndashaka kuzamukubita biri seriye. Yes, reka nizere ko mumeze neza mu bice murimo bitandukanye. Tugarutse kuri Wisdom TV Rwanda tuje kuganira nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe na Yaka mwana Mubimba. Yaka imeze bite? Sha turashima ibintu na mahoro kabisa. Turashima Imana kabisa. Mubimba. Nze ni bavuga Mubimba ni Mobimba. Mubimba. Iyo bavuze Mubimba ni ukuvuga ngo ni ikintu Mubimba ni ikintu mbese cyuzuye. Ese ko ari inzoga bajyaga bita Mubimba. Mubimba ni ukuvuga ngo impamvu bavuga Mubimba urabona hari agapeti mitsingi hakabona gramitsi cya kindi kinini nicyo cya Mubimba ubwo nicyo cyuzuye ni icupa rifatika muri make ikintu gifatika kabisa. Umeze neza ariko reba ni ibintu na mahoro kabisa. Waraye mbona naraye kwa Dusabe nese kubisetse Dusabe nusi umugore wanjye se ntabwo ari indaya yanjye ntabwo ari umugore wawe bya nuko haje kuzamo akabazo tukamera nk'abashwanyeho gatoya ariko ubu ngubu rimwe na rimwe ndinyabya nkagenda nkararayo ugakaraba ntagura n'icyo kiro cy'inyama kagikaranga tukagisangira nk'ubu mvuyeyo urabona hari imvura maze kurya ubugari mu gitondo n'inyama ngunguki rwose tumaze kurya ubugari buno mu gitondo n'inyama. Ntaze ko ari igihe ujya ugira gutyo ukabona urivumbuye ngo Dusabe ngo iki ngo aransuzugura ukahita ubivamo. Oya ni ukuvuga ngo hari ukuntu nyine buriya ngo nazibana zidakomanya amahembe akabazo nk'ako mu rugo nikabura gusa Dusabe ubu ngubu tumeranye neza gusa ntabwo turabishyira ku mugaragaro ngo tubwire abantu ko twasubiranye ntabwo biraba official ariko gusa ubu ngubu urebye tumeranye neza nshimira n'umumama rwose uri kubidufashamo uri kuduhuza ni umumama bita Rosine ni umudiaspora ni umubyeyi mwiza cyane kabisa. Izina ubumama cyangwa se kwitwa umubyeyi ararimerita neza cyane. Ni umubyeyi kabisa muri make ni nk'aho ari we mubyeyi wacu muri make. Harya bundi ducire muri make ubundi harya mwahuriye Dusabe mbo Dusabe yansanze i Kigali nsanze hano i Kigali avuye i Huye ambwira yuko ankunda kandi ko twabana ko yambonaga kuri social media ankunda gutyo yatangiye kujya ampamagara nkagira ngo ni umufana rimwe aza kundeba ubwa kabiri ubwa gatatu ntabwo uragenda uhambira imyenda yawuze ku nshuro ya gatatu. Mwarahuye bwa mbere muhura byari bimeze bite? Bwa mbere duhura we yaje kukureba ntamuzi rwose ntaranamubonaho tuvugana kuri telefone gusa. Muhurira he? Araza ndamuha aderese mubwira aho tugomba guhurira twahuriye i Gikondo turaganira mukubita agafanta mukubita n'agatike arataha. Bwa kabiri arongera aragaruka turongera tubiganiraho neza. Bwa kabiri none ndamubwira ati inshuro ya gatatu naramubwira ati genda uhambire imyenda yawuze. Nese yarinze aza nta kintu muribwira? Oya ntacyo twari turi ntacyo rwose. Ubwo araza nari mfite udufaranga quelque part nkudesha inzu ngura ibikoresho byo mu nzu by'ibanze amasahani amasafuriya ibikombe ibiyiko ariko twabanje guteka ku mbabura nyuma yaho ngura akagaze urumva dutangira ubuzima gutyo muri make.
ubuzima mwarabukoze rero nyuma muza gushwana avuga ko atishimiye wenda imyitwarire yawe kandi imbere yaravuze ko bazakwakira dushwana ni njyewe wahukanye kuko twarashwanye nari maze kumena televiziyo zigeze muri 2 mu kwezi kumwe kubera umujinya wanjye ndavuga rero kugira ngo nzamumene umutwe kuko niwe wari ukurikiyeho kambe muhunze kugira ngo tubanze twitekerezeho ese uri umwe mu bagabo ndahukana uri umwe mu bagabo bahukanye ntabwo ari njye wa mbere muri iki gihe nta mugore ucyahukana ni abagabo rwose abagabo nibo bari kwahukana muri iyi minsi ko umugabo arareba akavuga ati umugore dushobora kugirana ikibazo ugasanga baramfunze ashobora kuko gufungwa rwose k'umugabo wagiranye ikibazo n'umugore ni ibintu biri hafi cyane rwose niyo mugiye kuburana mwagiranye ikibazo wenda mwarwanye cyangwa mwatonganye wowe uburana wicaye hasi bagukuyemo inkweto umugore aguhagaze hejuru nk'umutangabuhamya kandi ari we mwagiranye ikibazo mbese we aza nk'uje kugushinja aje nk'uje kugushinja kandi ari wowe nta bisobanuro uba ufite apfa kuvuga gusa ngo yankubise cyangwa se nta bindi bimenyetso waba akeneye upfa kuba uri umugabo upfa kuba basi wanamukozeho upfa kuba uri umugabo gusa nta bisobanuro biba bikenewe aho ariko iyo uvuze ngo upfa kuba ari umugabo gusa ubwo bivuze ko hari abarengana se oya ntabwo mvuze ko hari abarengana ariko gusa ku mugabo rwose ibyisobanuro byawe kuri ribu uri kuburana n'umugore sha amahirwe y'umugabo kugira ngo utsinde umugore sha nakubwire nka 60% kandi we n'umugore ari uri mu mafuti ariko kugira ngo haroko kibone wikuye kuri ribu uratashye ngo uratsinze sha ntabwo biba byoroshye abenshi bagumayo keretse iyo mugezeyo agahita ahindura ikirego akagihagarika akavuga ati se ndamubabariye cyangwa ahandi wenda yari kuvuga ngo yankubise akavuga ati oya ntago yankubise habayemo kutumvikana avuze gusa ngo yankubise bakaba baramubukoza yagukubise ni oya cyangwa yego akivuga ngo yego uhita wambara ipingu ako kanya nta bisobanuro biba bikenewe kasho tayari ako kanya rwose ntabwo rero bakubaza ngo mwapfuye iki ngo byagenze gute wapfa kuvuga gusa ngo yankubise kumukoraho byonyine biba bihagije ariko gusa ndashimira uwo mumama bita Rosine rwose niwe uri kumfasha kugira ngo rebe ko nasubirana na Dusabe ariko gusa ubu ngubu nanjye ndi kugenda mwereka yuko nahindutse hari ibyo nahinduye ko hari ibyo yangaga ubu buriya no kwitekerezaho ni byiza ubu ngubu dusubiranye hari byinshi twagenda duhindura mu mibereho yacu ukuntu twari tubaye ariko gusa hari abamama usanga izina ry'ubumama bararitaye ukibaza icyo ari cyo bikakuyobera usanga umuntu ni umubyeyi ariko ukibaza niba ari indaya niba ari muntu ki ugasanga iryo zina ry'ubumama ntarimerita ni wa muntu uteranya abandi nyine wagashaka kugira ngo umushwane tuvuge nk'abantu nanone umuntu bita Nzovu n'umuntu bita Esiteri ni abantu badashaka ko nakubaha oya abo bo turabagarukaho ku ruhande rwabo kuko turaza kubaganiraho kuko hari ahantu numvise uri kuvuga kuri Nzovu uvuga uti Nzovu nzamudiha uyu Nzovu ari kumbangamira cyane wenda yaka mbabarira ngo tuze kubakwagara baraneranye cyane ku rundi rwego rw'ejuru aguteranya gute aneranya na Dusabe akantu kuko tugendana akantu kose yumvise ahita agenda akaripotinga kwa Dusabe niba ari intelligence ya Dusabe niba yaramuhaye akazi ko kuneka simbizi Nzovu ndashaka kuzamukubita biri seriye ikibazo ni uko namukubita ngafungwa ariko nzamukubita ahantu uburyo azajya aburiramo imbere ni nka hehe ngo Nzovu ngo bizagenda bite Nzovu ndashaka kuzamujyana ahantu mukubitira ahantu hihishe ku buryo nta muntu uzadukiza buna nshaka kuzamukubitira imbere ya kamera ariko mukubitira imbere ya kamera ni bibi nzamujyana ahantu
hihishe mukubite nitonze ku buryo atazongera, kuko nzovu agira amagambo. Nzovu ni wa muntu niba abona abagore be bose baramwanze, icya mbere nyina w'abana yaramwanze, Esiteri yaramwanze, kirirwa kamwiruka inyuma kamugenda mu kibuno kamuzerera inyuma. None kari kubona ngewe Dusabe turi kwiyunga, turi hafi gusubira, dusa nkaho twasubiranye, kakagira ishyari. Nzovu nzagusekura kandi nzagukubitira ahantu hishe ku buryo nta hantu uzajya kundeka. Kwa ngukubita imbere ya kamera haba hari ibimenyetso wajya kundeka. Nzagukubita turi ahantu hishe kandi ntabwo nzamukomeretsa. Buriya ukuntu ukubita umuntu yajya no gukorega bagasanga nta bimenyetso bihari, bakabibura. None se nk'uku nguku uba bivuze ko abantu baba babyumvise, nk'ubu ugize nk'ibyago Nzovu hakagira nk'umuntu umukubita atari wowe, uzi ko icyo cyaha cyangwa se iyo kesi yakujyaho? Yangiye kubivuga gutyo iyo kesi ishobora kunjyaho, ariko bakamukubita oya n'abantu wenda runaka bakamukubita. oya, keretse bamukubise bakamwica. None se bamukubise yajya kuvuga ko ari njye wamukubise? Rega ashobora kuvuga ko atari wowe, ariko bakavuga bati niwe wabohereye. oya, njye ndi kumuteguza, nzamwikubitira. Nzovu se njye najya kumukubitisha iyo mwikubitise? Noze Nzovu yananira. Nzovu ni wa muntu ntajya kurega kuvuga ngo Nzovu ndajya kumurega, namwihanira cyane rwose. Ukamuhana gutyo ukamuhana umuteruye, ukubita uteruye. Nubwo ndusha imyaka ni garafurere, ariko Nzovu haba mu mutwe haba ku mbaraga, Nzovu cya mbere ntiyanshobora, n'ubwenge bwe buri hasi. Nta muntu w'umugabo ujya kuripotinga ku mugore, ariko abo bagabo baranahari. Hari abagabo rwose bari hanze aha, umugabo mugasangira, sibyo, ukamugurira nawe ukaburushete, yarangiza akazenguruka akagusiga ahantu mu kabari, akajya iwawe, yasanga iwawe bari kurya nk'ibijumba, agatangira ngo mwe nta kintu mwabonye, ngo muri kurya ibijumba, ngo muzi umugabo wawe ibyo ari gukora hariya hepfo, ngo yasengeye akabari kose ngo ari kugurira abantu n'inyama. Nta muntu utari kurya, kandi ubwo iwawe bari kurya ibijumba, mu kanya ukabona umugore wawe akuguye hejuru ingutiya yaziziritse, yakutse ari iki, ari umugabo mugenzi wawe wagiye kumuha ripoti. Abo bagabo barahari, ko hari abagabo rwose mwabaye imbwa, musigaye mugira amagambo kurusha n'abagore. Kera baravuga ngo abagore nibo bagira amagambo, ariko abagabo b'iki gihe hari abagabo basigaye babunza amagambo kurusha n'abagore. Harya ngo abagabo basigaye bafungirwa umunwa, ngo kuvuga ngo abagore bagafungirwa icupa. Umugabo nzi wazize umunwa ni umugabo bita Ndera. Harya Jihadi yazize amashusho ariko n'umunwa urimo. Jihadi fata ku mavuta bazize umunwa, kuzira umunwa rwose. Hari umugore wazize agacupa. Abagore agacupa. Uwo wibuka harya ni Miss Muheto. Nagiye kumva n'urubanza rwe nanjye baramfunga. harya ngo baguvuze byagenze bite? Ngo nagiye kumva urubanza ngo nywa agacupa mu rukiko. Ntabwo nize ninjira mu rukiko, ntabwo nakoze ikiganiro inyuma y'urukiko. Afanda mbonye n'abanyamakuru bari bari aho bamutesheje umutwe, aba ari ngewe uzira ibyo bari kuzira, ngenda mu cyimbo cyabo. Harya wamazemo iminsi ingahe? Nta nubwo nanarayemo, bamfunguye mu gitondo, bangejemo saa 9 z'amanywa, bandikura mu gitondo. Urumva utararayemo? Narayemo. Yaka akenshi iyo uvuze ku bagabo hari igihe usa nk'ubarakariye ukavuga ko abagabo bahindutse. Nyuma yo kubaka urugo we wasanze umugabo aba agomba kuba ari umuntu umeze gute? Mbo biterwa, buriya ingo zose ntabwo ari zimwe. Ni nka kwa kundi bavuga ngo ukurusha buriya umugore abakurusha urugo. Buriya ushobora kugira urugo rwiza, ufite ibintu, ufite igipangu, ufite imodoka, ufite buri kimwe, ufite akazi keza, ariko nta mahoro ufitemo imbere iwawe, bitewe n'umugore ufite, ari induru gusa, mwirirwa muhanganye. Ahubwo uzi kubona uri umukire ugataha iwawe
umugore akanga kugukingurira ukarara mu modoka muri parikingi. ugasanga nyine ngo umugore yamubujije nyine kwinjira mu rugo rwe kandi ibaze wubatse igipangu cyawe, waravunitse, warahize, wakoze iki, ugataha iwawe, umugore akanga kugukingurira ukarara mu modoka. ntabwo nabo bundi baba banazifite. ibaze noneho ntabifite, ni ugukuraza hanze imvura ikakunyagira. umugore akakuraza hanze rwose mu nzu yawe wavunikiye, waruhiye, washaka no kuvuga akagufungisha. urumva rero muri iki gihe ingo rwose birakaze. hari igihe ubona umuntu rwose ari mu muhanda, ari umugabo rwose ufatika wambaye neza, cyangwa umuntu ari kumwe n'umugore we wenda ari nko ku cyumweru bagiye gusenga, bambaye neza, ubona ari umugore rwose ufatika, ariko buriya ibibera mu rugo mo imbere usanga rimwe na rimwe ntibanararana, buri wese afite icyumba cye. ariko hari ingo zibanye neza, ingo zibanye neza mu mahoro rwose, bamwe ugasanga nta n'icyo bafite bikeya rwose, no kurya ari intambara, babayeho mu mahoro. ugasanga urugo rw'umuhede uhembwa ibihumbi niba ari 6 abayeho neza kurusha wa wundi uhembwa ibihumbi 200 ku kwezi cyangwa 300. nta kintu yaba apfa n'umugore kuko nta kintu nyine gihari bapfa. ahubwo ngewe naje kureba abantu bafite amafaranga, umugore akaba ayafite n'umugabo akaba ayafite. abo bantu nibo bamarana igihe gito kuko barasuzugurana. habura nk'ujya munsi y'undi, uransuzugura se nanjye amafaranga ndayafite, uransuzugura gute? njye naje gusanga ari nayo mpamvu usanga abanyamerika, tuvuge nk'abadiyasipora b'abasore, uzasanga baza gushaka abakobwa inaha, ugasanga n'abakobwa biriye muri Amerika baza gushaka abatipe b'inaha. uzi impamvu se? impamvu hariya baba bakora akazi kamwe, bakorera amafaranga angana, nta wakubaha undi rero. ariko iyo avuye hariya araza hano akagusuzuguza amafaranga, ukajya munsi ye ukamwubaha kubera ko ni umugore ariko akurusha amafaranga. usanga umukobwa wa hariya niba aje agushatse uri agatipe ka hano nta kazi ugira ntaki, ugasanga arimo kugukangisha icy'amafaranga, ukaba nta kintu wavuga. ariko gusa hari n'ababanye neza, usanga umukobwa yavuye hano yaraje ashaka umutipe wa hano avuye muri Amerika, ariko ugasanga n'ubundi agufata nk'umugabo tu. ariko abenshi byanga bikunze aba hano bo, umugore wakurushije amafaranga byanga bikunze aragusuzugura. yaka wenda uyu munsi hari ibintu byinshi biri kuba. what is new? iki kiri kuba gishyashya ubu ngubu hano hanze mu makuru yose ahari ayuzi. baravuze ngo yaka muri aka kanya ugiye kutubera umunyamakuru, ugiye kutubwira amakuru mashyashya ariko yaba mu gihugu yaba no hanze, ariko amakuru yose ahari uzi cyangwa wumvise ni ayahe? Yewe amakuru yo numvise uyu munsi, amakuru ndi kumva agezweho ni ukuntu perezida w'u Rwanda yakubitanye n'uw'u Burundi kwa Sassou Nguesso bagasuhuzanya, ariko nta n'umwe wavugishije undi. yamuhaye akaboko umwe acaho n'undi acaho, nta n'umwe wavuganye n'undi. bahuriye kwa Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville, basuzanya amahushuka. bana amahushuka, nta n'umwe wageze avugisha undi. umenya batarashakaga no gusuhuzanya ibyo ari byo byose. umwe yari ari kumanuka undi ari kuzamuka, mbona bahanye umukono amahushuka. uwamanukaga ni Ndayishimiye Sassou Nguesso. noneho perezida wacu nawe ari kuzamuka ari kujyayo, basuzanyije amahushuka, nta n'umwe wavugishije undi. ahubwo ntuzi Ndayishimiye yari ari kureba hasi, nta nubwo bigeze bahuza amaso. yamusoje ari kureba hasi, ahita acaho n'undi ahita akomeza. none se azarya ubundi umwe ko yarari perezida w'u Rwanda wacu yarari iburyo, sibyo? we yaciye iburyo, undi nawe amanuka nawe aciye ibumoso bwa perezida wacu. bakoze basuzanyije gute? ni gutya bahanye ukuboko, ni ugukozaho ni ugukozaho gusa bakomeza.
ariko n'ubundi hariya ntabwo barutse bari kubona umwanya wo kuganira, ntabwo bari kuko umwe yaragiye gusuhuza Sassou Nguesso undi ari kuvayo. Urumva n'ubundi bakwara gukomeza. ku bwawe biriya bintu bivuze iki, bisobanuye iki? Bisobanuye iki ku bwawe? Oya njyewe ntabwo byanshimishije. Iyo babaha umwanya basi bakaganira nk'iminota 30, nta mwanya babahaye. Iyo baba basi nk'iminota 15 bakaganiraho, none bakaza kutubwira ibyo baganiye. wowe wumva ari nk'iki baganiraho? nyine ikintu cy'ingenzi wowe wumva bagomba kuganira ko ari babiri? Icy'ingenzi bari kuganira ku byerekeranye n'imipaka yafunzwe. Urabona imipaka y'u Rwanda n'iyi Burundi irafunzwe kandi ni abaturanyi bagakwiye kugenderana, none imipaka irafunzwe wenda bakakiganiraho, bakatubwira impamvu imipaka ifunzwe kandi ari abaturanyi, ari igihugu gituranye n'ikindi. ari ibihugu by'ibituranyi. Byenda no kuvuga ururimi rumwe, byenda no kuvuga ururimi rumwe n'abavandimwe. Ni nk'aho ari abavandimwe. icyo ni kimwe. Ikindi ibindi byo ntabwo ari ibyanjye, urumva ibyo ntabwo ibindi bindeba. Ibyangombwa wenda by'ibanze ni ibyo ngibyo byerekeranye n'imipaka. kuba Kasuku hari ibyavuzwe ko yakubiswe, byo hari icyo bizi? Narabyumvise ngo yarakubiswe, ariko abamukubise simbazi, sinzi n'icyo yazize, gusa narabyumvise ngo yarakubiswe. Iyo ugiye mu mboni zawe ubona yarazize iki? Ubona yarazize si umunwa se buriya ko nawe nabonye awugira. nicyo kintu yazize. Ni umunwa. Gasuku nawe agira umunwa, ntabwo yabura gukubitwa. ugize mu byo Kasuku yavuze kuri Scovia? Oya ntabyo numvise. ntabwo nabikubaza aho butabyumvise rwose. ayo niyo makuru ahari. Ayizamuka ry'ibiciro se kuri essence byo? Izamuka ry'ibiciro byo naryumviseho, kuzamuka ry'ibiciro essence, gaze. Urabona kano kagaze gatoya nkatwe duteka kuri kano kagaze gatoya, kandi rino cupa ritoya k'ibiro 6 byari 11 ngo ubu ni 15. Ya yindi nini ngo ni 30 niba ari na bingahe. Urumva gaze yarazamutse. Mwabagore mwe rero babandi bivugishwa ngo baritukuje ngo ntago bakora mu makara. Gaze yahenze, murajya no gutashya ahubwo ujye mu shyamba ry'abandi naryo bagukubitiremo. ngo muri ba Nyanzobe ngo ntago mwakora mu makara, murateka ku makara, murabeshya. N'amakara asagura nako yahenze, kumuvuga ngo ageze niba ari kuri 20 na bingahe. Ibaza nawe 20, umufuka warigize kugura 6,000 kazamuka gake gake, uyu munsi ukaba uri kuri 20. N'amakara yahenze. Ibintu rero byakomeye, nkatwe tudasevinga. Urumva dufite ibibazo, abadiaspora mutube hafi. Nawe mudasevinga, ni iki gituma mudasevinga? Ikintu gituma tudasevinga rero ni ubwenge buke. Nyine hari ukuntu uba ufite ubwenge, ariko nk'ubwo bwenge bwo gusevinga ugasanga ntabwo ufite, ariko ubundi bwenge wenda bundi uba ufite, ariko ukabura ubwenge bwo gusevinga. Nese kubera icyo udasevinga? Gitafu niwe ujya uvuga ngo wibeshye ngo ntukomeze ko nyigisha gusevinga, ayo mbonye nzajya nyarya. Buriya kudasevinga naje gusanga ari ubwenge buke, nanjye ndimo. Ni ubwenge buke rwose, nanjye ndimo mu bantu badasevinga. Ariko njyewe nk'ibana n'umugore Dusabe, yari amaze kunyigisha gusevinga, ku buryo wabaga wantungura ukambaza 100,000 nkahita mbiguha rwose, ukaba wantungura ukambaza 50,000 nkahita mbibona. Ariko ubu nubwo wambaza 2,000 ntayo nabona. Ariko nkiri kumwe na Dusabe, burya umugore abagore nubwo wenda rimwe na rimwe bagira na butunyanga, ariko iyo uri kumwe n'umugore muzima utera imbere. Gute ya mafaranga ukoreye ntabwo uyagasipiya kwa kundi uyagasipiyaga. Ariko nk'ubu uyu nta mugore ufite uvuga ni mafu, reka nyarye ejo nzakorera andi, nta mugore ndiza, nta mugore mahira, nta mwana ntawe. Ariko rero iyo ufite umugore atuma unatekereza.
vuga ati ejo dushobora kubyara, ashobora gutwita, ejo umugore ashobora kugira ikibazo akajya kwa muganga, ejo dushobora kugira ikibazo iki n'iki, bigatuma ukanguka mu mutwe, bigatuma unasevinga. uzi ko njye igihe nari maranye na Dusabe ubu mba mfite nka 1.5 miliyoni iri aho ngaho kuri konti, kandi ibyo kurya bihari mu rugo, ariko ubu ntiwambaza n'ibihumbi 3 ngo mbiguhereze. Mbese amafaranga yabashirira he? Si mu mayoga se, ni mu mayoga hose aho ngaho. mu mayoga no mu mayoga Mu mayoga no mu mayoga. Barugiye kuhavuga ariko ubanza wisubica ku ruhande. No mu ndaya, none se mvuge ngo iki? Ibintu bidukenesha abantu b'abasiribateri, buri ikintu bita indaya ibana ziradukonsoma cyane. Uretse ko hari n'abagabo usanga umugabo afite umugore ariko ntibimubuze kujya mu ndaya kandi afite umugore, kandi ugasanga amafaranga yishyuye indaya akaba atayaha umugore we, ugasanga indaya yahaye nk'ibihumbi 20 ijoro rimwe, ariko yageraho agatanga rasiyo ya 5. Indaya zizi kwita ku bantu. Indaya kuvuga ngo zizi kwita ku bantu, ntabwo indaya yakwitaho kurusha umugore wawe uko byagenda kose. Ariko uzi ko indaya iyo mwararanye, wenda tuvuge warayiwe, uzi ko mu gitondo akubwira ngo ayawe yashizemo, byuka ugende wambara ugende, ntiyagushyirira amazi muri dushe ngo ugende unakarabye, ntiyagutekera ngo ugende unariye unafashe breakfast. Ibaze kurarana n'indaya ukayishyura, ukabyuka mu gitondo, wenda mwaraye munyweye n'amayoga, ukabyuka mu gitondo ufite hangover, wamara kugenda akajya kugura igitoki cyiza n'ubunyobwa agateka akarya muri yandi yawe, wowe ukagendana hangover ukagenda uri kuzengera, wenda nta n'ikicumi wasigaranye. Urumva ukuntu indaya nyine ni indaya. Ntabwo indaya wavuga ngo yakwitaho kurusha umugore wawe. Kuki utava mu ndaya? Biragoye, wagira ngo zaratorose, biragoye. Keretse wenda njya gukora ngize amahirwe nkasubirana na Dusabe, ubwo wenda nazivamo, ariko mu gihe tutarasubirana n'ubundi ndinyabya tu. Sinaguze abantu b'abagabo bafite ingo, bafite n'abagore beza, ari ugasanga agiye gufata akaraya k'amafiti k'akamayibobo, ugasanga buriya hari n'abagabo rwose usanga bafite iyo ingeso y'ubusambanyi yaramwokamye, kandi ugasanga ufite umugore mwiza pe, unamwubaha, unateye neza mwiza, ari ugasanga agiye gufata akantu k'akamayibobo. Wumva ko aba yabitewe n'iki rero? Ni ya ngeso, ni ingeso. Ariko hari n'ababurabuzwa n'abagore, ugasanga aravuze ati n'ubundi uyu nguyu nta kintu rwose nkimubonamo. Hari n'abarara mu tubari, kuri kontwari. N'abagore ariko barahari. Hari abagore tuhurira mu maroji, ari umugore yubatse rwose, agafata kandi kajama kajyana muri roji. Hari n'abishyura, mbese ni abajamuzi bitwa abapfubuzi. Abapfubuzi barahari rwose. Umudamu ugasanga afite akagabo k'agasaza kadashoboye, kaza kifitira agatipe k'agasore rwose kakibyiruka, gafite imbaraga, kabinoza rwose, gahora muri jimu, kagenda kakamukwakwanya, akagana n'amafaranga. Isaha gakeneye akagahamagara, kakagurira buri kimwe, akajya muri roji rwose akamupfubura. Wamugiye wa musaza wenda amara amasegonda. Abagabo rero mudatinda ku bagore banyu mufite ibibazo. Kandi nawe waravuze ko utajya umara umwanya munini ibyo ngibyo utabivamo. Uyo ndagerageza. Igihe kingana gute? Ndagerageza. Ariko se tuzakora uko dushoboye. None se wajya kwiyahura se? Nta mugabo wumye ku Gisenyi wumvise se? Arakoze arakora, yegutse ahita ahwera, agagarira mu maguru y'umugore. Rundi ibyo bintu kandi we wararahiye. dakare
aya rwose ntabwo uzigera ntabwo nzagwa mu maguru y'umugore, icyo narakivuze. uzakora ibishoboka wigende. nzakora ibishoboka, singiye kuzicwa n'akazahoraho, ni nko kwicwa n'ibirayi. ibirayi se wabirya kuri iyi si ukabimara ukabirangizaho, kwicwa n'ibiryo aya biriya rwose ni ibintu bizahoraho, ntabwo wabimaraho. ese yaka nk'ubwo nk'umuntu ushobora gutekereza ko yakatabyara wamubwira iki? ibyo ntawamenya, nanjye simbizi kuko sinzajya kwa muganga, ibyo nzabimenyera kwa muganga. ese ubu ngubu wageze iki gihe nta muntu urakubwira ngo wamuteye inda? nawe nta n'urabikubeshyera. nyuze ko nta muntu muzima ndongora ngewe, ko nirongorera indaya, kandi nta ndaya iba ikeneye kubyara kuko iba iri mu kazi. benshi baba bari muri za onapo bariteyemo udupira, nta muntu muzima ndongora ngewe. nta muntu muzima. nawe ni abantu babo nyine. hari aho ngaho bigurisha, kuko njye turagenda tukavugana nkagura ku kiro, ntabwo icyo mbere sinzi gutereta, njye tujya mu biciro. nangahe niba ari ukurara ndaguha ngahe, niba ari agashoti nangahe. kupurese ni ka kandi ka vuba vuba, kamwe uhita wigendera. hehe mugiye mu rugo se cyangwa aho ngaho? mu rugo iwe ako ngako ngo bakita kupurese. bakita kupurese cyangwa se agashoti. kurara niba uri burare nabwo mukumvikana mukajya mu biciro. iyo uraye ubwo uko ubishatse niko mubikora? biterwa. ese ubwo urumva wowe wajya uhora umwurira buri kanya, ni ukuvuga ngo ushobora kuza mukaryama, kuko hari n'igihe unagenda gutyo ukeneye no kwiryamira ngo wiruhukire. ntabwo bugira aho urara? ushobora kuba uri ahantu kure, tujye wenda uri hano uri nk'i Musanze, ukabona wenda udashaka kurara wenyine, ukavuga uti aho kugira ngo nishyure rero igihumbi 10, ukavuga ati kugira ngo nishyure nyirarimo njyenyine, kanyaho umugore ufite ahaba, ngende mpura ufite kuryama nanasamureho, urumva ubabaze neza. tuvuge niba ari kwishyura ruji ibihumbi 10, ukayaha umugore ufite ahaba, indaya nyine yikodeshereza, ukanarara ukanamera neza. burya gusevinga ntabwo bizakorohera. oya tuzagerageza. ngo iyo ubonye amafaranga ariko wowe ngo ntabwo ujya ukora, ukiyabona biba bihoreye. oya ndakora ariko biterwa, ariho gusa hari igihe mba nayabonye nyine bitewe n'agacupa, nkongera kuboneka ari uko nayamaze. biba byari igihe bimbaho, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo niko nteye, ni rimwe na rimwe. ni ayahe mafaranga menshi wabonye ukayapfusha ubusa, ukavuga uti rwose nyuma umaze kubireba ukavuga uti aya mafaranga rwose nta kintu nayapfushije ubusa narasesaguye yarangaye? ntabwo ari rimwe si na kabiri, ariko uzi kubona nk'ibihumbi 100 by'ako kanya. bana umuntu aravuga ati yaka ndakuremeye nguhaye ibihumbi 100, ayo mafaranga ukayamara nta n'inkweto y'ibihumbi 15 uguzemo, nta n'ipantaro uguzemo. ibihumbi 100 buriya ni byinshi, ni amafaranga menshi. nta mugore ufite, nta mwana ufite, ufashe ibihumbi 100, ugiye mu ndaya uranyweye, usengereye abantu, mu minsi 2 y'amafaranga akaba arashize, nta na box uguzemo, nta na kamambiri uguzemo, nta n'ipantaro uguzemo y'ibihumbi 10. ibihumbi 100 ukabura, urumva aya mafaranga bapfuye ubusa. njyewe si rimwe si na kabiri bimbayeho. reba ni ibihumbi 100 ugasanga umuntu ankubise nk'ibihumbi 100, ariko nyuma yaho nyicuza gusa aya mafaranga koko mburemo n'inkweto y'ibihumbi 20 mu bihumbi 100. utekereza iki ku bizakurikiraho rero cyane nabwo yaje ariko twebwe niko duteye, sinzi impamvu umenya baraturuza birikora. ugasanga ugeze ahantu ku nkweto baguciye ibihumbi 30, ni inkweto ugatinya kuyigura,
kandi urayafite ariko wagera mu kabari ugasengerera abantu butazi ibihumbi 50 bikaba biragiye watinye kugura inkweto y'ibihumbi 20 uzagenda ugasitira ukambara ugatinya kugura ipantaro y'ibihumbi 15 ari ugasengerera abantu ibihumbi 40-30. urumva ukuntu wagira ngo twararozwe nanjye muri abo bantu ndimo ukaba rwose utatinyuka kugura ishati y'ibihumbi 10 ariko kuwagera mu kabari na 20 na 30 ukayanywera. Usanga ari abantu rwose duteye gutyo cya kintu kigufitiye akamaro ukaba utakigura ahubwo bya bindi bitagufitiye akamaro ukaba rero ibyo usipendingaho amafaranga. Uyu munsi rero hari ikiganiro mwakoze muri kumwe na Manibu na Asiya akubwira ko azagukodeshereza inzu yarikodesheje mba amafaranga yarayamaye nanamushimira ariko narayanywereye. ntabwo njya mbeshya Munguki ntabwo mvuze ngo wenda oya ngo ni igice cya miliyoni oya ari amagambo y'abantu ntabwo mvuze ngo nangahe ariho gusa amafaranga ariko yari menshi yari menshi oya ni ukuvuga ngo ngewe yari yankodeshereje amezi 2. ntabwo mvuze ngo nangahe cyangwa se ngo ni inzu yangahe oya ibyo ntabwo ari ngombwa ntabwo nshaka kumenya amafaranga yampaye ariko yaguhaye gusa yarayamaye narayanywereye njya za Musanze ndayaporeza urumva ndayenjoyinga kandi mabuja warakuze yarakoze kandi ikintu yaguhera utaragikoze oya ariko we ku Mana buriya iyo utanze Imana we yaravivuye igikorwa cye cy'urukundo yakoze yangiriye neza. ariko ntabwo cyageze ku ntego uye ntabwo cyageze ku ntego ariko imbere y'Imana wibye ni umwere w'imbere y'Imana ibyarabiki urubanza rusigaye hagati yawe n'Imana hagati yanjye n'Imana nta kibazo dufitanye mwese naribye narahawe amafaranga nayo nagombaga kuyakoresha icyo nshaka nayakodesha inzu nayakoresha izindi gahunda gusa kandi ubwo wayasambanyemo ahubwo wenda icyaha ni uko wenda wayasambanyemo nabeshye icyaha nakoze ni uko se wenda namubeshye ko ngiye gukodeshamo inzu birangira uyasambanyemo birangira nyajyanye mu bindi bitari ngombwa ariko icyaha ntabwo kiri kuri Asi icyaha kiri kuri ngewe nuko bimeze. none se ubu uri kubahe uri kuba hehe ko nose ubundi sinari mfite aho none se kuki wakomeje kumubwira ngo gukodeshereze yewe ni ukuvuga ngo namutetseho umutwe kugira ngo ko nashatse ingingo iri butume mukuraho amafaranga ndayibura urumva ndamubwira rero urabona dusabe ntabwo turi kumwe twaratandukanye ngewe nkodeshereza inzu ngewe niberemo dusabe mu amahoro ubundi yari afite gahunda yo gushaka ngo nsubirane na Dusabe badukodeshereze n'inzu nini rwose tubamo ubwo rero nshaka uburyo ndi bumukure amafaranga ngenda muri iyo sisiteme kandi urumva ni mabuja wanjye ubu yamukuye n'ubundi ariko niyo namubwira gutyo nkayamusaba n'ubundi yari kuyamba si yo musaba mu bundi buryo urumva nguko nk'ubu se iki kiganiro ashobora kukibona kukibona arakibona ukeka ko bitamubabaza ukeka ko bitamubabaza ntabwo byamubabaza none si byo nakoze akigenda noneho akiri hano ataragenda yankodeshereje inzu ansigira ibikoresho byose byo mu nzu yagiye kugera ku kibuga cy'indege narangije kugurisha byose nabishyize ku isoko baramuratiye akamatera amakuvureri ibintu byose wamusigiye akarwose amaze kugurisha bari kunywa icupa ageze ku kigo cy'intego rwose rya mbere narisingiye ndi kurisoma matera nayishyize ku isoko wumve ko Manibu yaraje ahantu nari nagurishije matera abasubiza amafaranga matera barongera barayinsubiza nawe yagiye kugera iwe i Kanombe nayisubije ku isoko
reka dusoze tujye mu bindi. reka nkubwire reka ntusanzwe kabisa oya niko nkubeshye. ese yaka wenda turi gusoza reka dusoze uzasubira muri Kongo ryari? sha muri Kongo ntabwo nzasubirayo, nanasubiyeyo nagenda ngiye gutembera ngahita ngaruka, ko nta nkoko nasizeyo, nta hene nasizeyo, ababyeyi banjye navuyeyo mbashyinguye ntibigeze bagira n'amahirwe yo kugera hano mu Rwanda. ubwo rero muri Kongo gusubirayo nagerayo ngiye gutembera wenda kuhiyibutsa gusa nkareba uko iwacu hari hameze, ariko ntabwo nasubira muri Kongo ngiye kubayo. harya ngo wari ufite repete surete na premierete na hari abantu bajya bagushidikanya kutagiye no mu gisirikare. abantu banshidikanyaho ntabwo ari ibyo bintu byo kwirata, kuko nta n'icyo byamariye, nanabihombeyemo, nabikuyemo imvune. kuvuga rero ngo ntabwo ndi umusirikare ntacyo byantwara, kuko nta n'icyo byamariye, nta n'icyo bimariye. ibyo byaraguhombeje? Byaramombeje, sinize ngo ngiye mu gisirikare mvunikiyemo n'akaguru. ubu ibyo nari kuzakora bimwe sinshobora kubikora bitewe ni ukuvuga ngo nanabihombeyemo. harya ubundi kuza mu Rwanda nuko byari byanze muri Kongo? kuza mu Rwanda naje nk'impunzi, nuko nongeye ngasubira mu gisirikare, ariko ubundi njye naje mu Rwanda nk'impunzi. uraza ugeze mu Rwanda utuvuga aha niho hanjye ngomba kuguma rero? oya, nahise nsubira muri Kongo kuko nari ngikunda iwacu, nsubira mu gisirikare ngiye kurwana nzi ko wenda tuzabahoza iwacu, none byaranze kugeza na n'uyu munsi. n'uyu munsi baracyabatsinda? n'uyu munsi rero ntabwo nge nzahora mu mirwano, abandi bakomereza aho nari ngejeje. ndanagiye.